Abashakashatsi bavuga ko abantu ba mbere bageze mu Rwanda mu myaka 50 ishize mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, bakaba bari inzobere mu guhiga no gucukura amabuye y'agaciro. Abashakashatsi nanone bemeza ko bari abahinzi b'imirima ndetse n'aborozi b'amatungo. Ahagana mu kinyejana cya 15 na 16 haje kuza ubundi bwoko bwahinduye imiterere y'ubukungu n'imibereho y'igihugu. Ubu bwoko bwagize uruhare mu gushyiraho imiyoborere y'ubwami, bwahinduye imitekerereze y'umuryango ndetse bunashyiraho ubworohererane mu miryango no mu miyoborere. Nubwo mu Rwanda hari amoko atandukanye, gusa hari ubwumvikane n'ubufatanye hagati y'abantu mu guteza imbere igihugu n'imibereho yabo. Nyuma y'icyo gihe haje kujyaho ingoma y'ubwami bwa mbere bwashinzwe mu kinyejana cya 15 bushingwa n'umwami witwa Gihanga Ngomijana. Gihanga niyo wateje imbere imitekerereze y'ubuyobozi bw'igihugu, anazana amategeko n'imigenzo byafashaga guhuza abantu. Umwami niyo wari umutegetsi mukuru ku buyobozi, mu bukungu ndetse no mu muco, ariko akaba yari afite abantu bamufashaga harimo abiru, akaba bari abajyanama b'umwami mu by'imitekerereze n'umuco. Hakaza intore, bo bari abasirikare b'umwami barindaga igihugu n'umwami, ndetse n'abakungu n'imiryango y'ingenzi bo bafashaga mu by'ubukungu n'ubugenzuzi bw'imirimo. Ubukungu bwari bushingiye ku buhinzi n'ubworozi, kuko icyo gihe inka zari ifaranga ry'agaciro kandi zanafatwaga nk'ikimenyetso cy'ubutunzi. Icyo gihe u Rwanda rwari igihugu cy'ihuriro ry'imico itandukanye, ariko yahurijwe hamwe n'amategeko y'umwami. Nyuma y'inama yabereye i Berlin mu mwaka w'1884 nibwo u Rwanda baje kurushyira mu maboko y'Abadage nka koloni yabo nshyashya. Abadage baje bavuga ko ari abashakashatsi n'abamisiyoneri. Bahise batangira kugira umubano n'umwami w'u Rwanda. Icyo gihe Abadage batangaga amategeko bakoresheje umwami Yuhi Musinga ndetse n'abaturage be. Akaba ari utegeka abaturage, gusa nawe agengwa akanahabwa amabwiriza n'Abadage. Nibwo Abadage batangiye gushyiraho imisoro ku baturage, bakajya bakoresha abatware mu kuyikusanya. Ikindi banahanaga byihanukiriye abataravugaga rumwe nabo. Mu mwaka w'1916 nibwo Ubudage bwaje kwamburwa koloni bwari bufite harimo n'u Rwanda, bahita babasimbuza Ububiligi. Nyuma y'1916 nibwo Ababiligi basimbuye Abadage mu Rwanda. Gusa baje bafite uburyo bukomeye bwo kugenzura ubutegetsi, harimo ko bagabanyije ububasha bw'umwami, batangira gushyiraho abantu bashyigikiye cyane cyane ubwoko bwa Tutsi. Ababiligi nibo bazanye gutanga amarangamuntu agaragaza ubwoko, harimo nka Hutu, Tutsi ndetse na Twa. Batangiye kujya bakoresha imirimo y'agahato abaturage kuko byari mu nyungu zabo, ndetse banafasha ubutegetsi mu maboko yabo, banahindura imiterere y'ubuyobozi. Mu myaka y'1950 nibwo u Rwanda rwatangiye gusaba ubwigenge. Mu mwaka w'1959 habaye imvururu zikomeye cyane, ubwo abantu bahagurutse bakarwanya ubutegetsi bwari bushyigikiwe n'Ababiligi. Icyo gihe habaye urugomo, abantu benshi barahunga. Nibwo mu mwaka w'1961 habaye amatora ya Kamarampaka cyangwa referandumu, maze Abanyarwanda batora gukuraho ubwami, maze Kigeli Ndahindurwa avanwa ku butegetsi utyo. U Rwanda rwahise ruba repubulika. Ku itariki ya 1 Nyakanga 1962 nibwo u Rwanda rwabonye ubwigenge, maze Ababiligi basubira iwabo burundu. U Rwanda rumaze kuba repubulika, repubulika ya mbere yagiyeho yari iyobowe na Perezida Gregoire Kayibanda guhera mu 1962 kugeza 1973. Ubutegetsi bwa Kayibanda bwaranzwe no gushyira imbere ubuyobozi bw'abari mu bwoko bwa Hutu, agerageza guca ubushobozi bw'abari mu bwoko bwa Tutsi. Mu mwaka w'1963 n'1964 habaye intambara n'amahano yo kwica Abatutsi, cyane cyane abimukira bavaga mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byagize ingaruka ku mibanire y'amoko mu gihugu, binatera ubwoba n'umutekano muke. Gregoire Kayibanda yaje guhirikwa ku butegetsi bikozwe na Juvenal Habyarimana ku itariki ya 5 Nyakanga 1973. Amaze kuvaho baramufashe we n'umugore we barabafunga, babafungira mu Ruhengeri. Nibwo mu 1976 Kayibanda yaje gupfira muri gereza, gusa urupfu rwe ntabwo ruvugwaho rumwe kuko bamwe bavugaga ko yishwe n'inzara n'ifungwa ribi,
hakaba abandi bavugaga ko n'ubundi yari arwaye. Amaze gupfa, Habyarimana Juvenal niwe wahise afata ubutegetsi ayobora Repubulika ya kabiri guhera 1973 kugeza 1990. Akigera ku butegetsi yahise ashyiraho ishyaka rimwe ari ryo MRND, kandi abaturage bose basabwaga kuba abanyamuryango baryo. Habyarimana kandi yari afite itsinda ry'abantu be bo mu muryango byitwaga Kazu. Abo bantu nibo bafataga ibyemezo byinshi bikomeye. Ikindi, ubuyobozi bwe bwagaragayemo ivangura rishingiye ku moko n'uturere, ndetse anayobora igihugu mu buryo bw'igitugu. Mu mwaka w'1990 FPR Inkotanyi yari yarahunze u Rwanda, yaje kwinjira mu gihugu igamije kurwanya ubutegetsi bw'ivangura. Icyo gihe habaye intambara n'imvururu zikomeye cyane. Ku itariki ya 6 Mata mu mwaka w'1994 nibwo indege yari itwaye Perezida Habyarimana Juvenal ivuye muri Tanzania yaje kuraswa irangirika bikomeye cyane. Ibyo akaba ari byo byabaye intandaro y'itangira rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Aho mu gihe cy'amezi 3 abaturage barenga miliyoni bishwe hakoreshejwe ibikoresho bitandukanye. Ibintu byinshi byarangijwe, ibikorwa remezo birasenywa, igihugu cyari cyarabaye akajagari. Nibwo nyuma ya Jenoside Pasiteri Bizimungu yahise aba perezida guhera mu 1994 kugeza mu 2000, aho yagize uruhare mu kuzahura igihugu, kubaka inzego za politike no gushimangira ubwiyunge. Intego ze zari ukugarura amahoro, guha abaturage amahirwe angana no kongera kubaka igihugu cyari cyarasenyutse. Mu mwaka w'2000 yaje kwegura ku bushake ku mwanya wa perezida, maze ahita asimburwa na Paul Kagame. Paul Kagame yashyize imbere gahunda z'ingenzi harimo ubwiyunge n'ubworoherane, iterambere ry'ubukungu, umutekano ndetse n'imiyoborere myiza. U Rwanda rwaje gutera imbere mu bice birimo ubuhinzi, ikoranabuhanga ndetse n'ishoramari. Amashuri yisumbuye n'andi yashyizwe imbere, ikoranabuhanga ryateye imbere kurushaho. Imiryango n'abaturage bashyizeho gahunda yo kwiyubaka no guhosha ibikomere bya Jenoside. Ubu Rwanda ni igihugu gikomeye mu karere, gifite umutekano, imiyoborere myiza n'ubukungu buteye imbere, kikaba kinafite gahunda zo kongera ubukungu n'uburezi no gukomeza gahunda z'ubwiyunge na demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage. Nshimiye abantu mwese twabanye kugeza ku musozo w'iki kiganiro n'iby'agaciro, bibutsa gukanda subscribe abantu mutarayikora, gutanga ibitekerezo byanyu muri comment no gusharinga iki kiganiro ku bantu benshi. Naho ubutaha.